Reka ngusuze udahwema kudukurikirana kuri Vero yawe TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Iyi ni yacu yanyu rero igenda ibazana amakuru byagiye bivugwa hirya no hino mu gihugu. Twagusaba kugira ngo ubashe gukurikirana aya makuru, na amakuru mashyashya abashe kutugeraho, na amakuru avuga yuko leta y'u Rwanda yongeye gusohora ibisabwa bishyashya kugira ngo insengero zibe zabasha gufungurwa. Ni nyuma yuko rero hakozwe igenzura mu gihugu hose nkuko mubizi, insengero zimwe na zimwe zigafungwa, izindi zigahagarika kongera gukorera mu gihugu cy'u Rwanda, izindi zigasenwa. Leta y'u Rwanda yongeye gusaba insengero ko zigomba kuba zujuje ibi bikurikira. Yongeye gusaba insengero ko zigomba kuba zifite ibikorwa remezo bishobora kuba byateza umukristo imbere mu mwanya wo kugira ngo itorero ryonke umukristo, ahubwo rikaba ryagirira umukristo akamaro mu iterambere. Leta y'u Rwanda rero yakomeje ivuga yuko ishaka ko amadini n'amatorero agomba kuba afite mbene ibyo bikorwa remezo, dore ko no mu mujyi wa Kigali byo bye byaratangiye, aho usanga hari insengero zimwe na zimwe cyangwa amadini amwe namwe agiye afite ibitaro, amashuri, si ibyo gusa, amasoko, inzu nziza zikodeshwa n'amahoteli. Leta yongeye gusubira kuri iki kintu, ivuga ko ishaka ko amadini n'amatorero nayo yagira mbene ibyo bikorwa remezo byafasha abakristo kwiteza imbere, dore ko iyo ibyo bikorwa remezo bifitwe n'iryo torero, abasengeramo n'ubundi ari bo bahabwa akazi, bityo umuturage agatera imbere. Si ibyo gusa, Leta y'u Rwanda yakomeje isaba abapasiteri cyangwa abayobozi b'amadini n'amatorero, yabasabye ko bagomba kugabanya kwigisha abantu ibyo kwemerana n'ibitangaza by'Imana, ahubwo bakajya banigisha uburyo umuturage yakwiteza imbere, dore ko byagaragaye ko muri Afurika ariho hari abakristo benshi cyane, kandi bikaba byaragaragaye ko ari n'abakene benshi, kubera ko bahugira mu bitangaza by'Imana no kwemera, ugasanga igihe cyo gukora ntacyo. Dr. Rusabagirishya, umwanditsi ku iterambere rya Afurika, yavuze yuko mbene ubwo buyobe bw'abantu bagiye bayobera mu kwemera n'ibitangaza by'Imana byagiye bibaviramo kudakora, ugasanga umuntu arasenga kuva ku wa mbere akazagera ku wundi wa mbere, nta munsi wo gukora yigeze abona, bityo bikaba bikurura ubukene, cyangwa bikaba byavamo bya bindi tumaze iminsi kumva, uburyo abapasiteri bagenda barya amafaranga y'amaturo iki. Harabavuga ati mu mwanya wo kugira ngo mujye mwigisha abantu kuzana ibya cumi, ahubwo bajye babigisha gukora. Shehe Musa Sindayigaya, umuyobozi mukuru wa Islam, nawe yunze mu ry'uyu muyobozi, avuga yuko bikwiye ko umuntu yigishwa uburyo yakwiteza imbere mu mwanya yo kumwaka utwo yari afite. Leta y'u Rwanda rero yakomeje ivuga ko itazigera yihanganira ushaka kuyobya umubare w'abanyarwanda, ahubwo bagomba guhuza imbaraga bakiteza imbere. Si ibyo rero, Leta y'u Rwanda yakomeje isaba abapasiteri cyangwa abayobora amadini n'amatorero mu gihugu cy'u Rwanda ko bakuzuza ibyo babasabye kugira ngo babe babasha gufungurirwa, bakubaka insengero zigezweho nk'uko twabibwiwe, insengero zigezweho zifite ibigarura amajwi byujuje ubuziranenge, kandi si ibyo, zikagira na parikingi. Izo ni mu nsengero zo mu mijyi, mu cyaro ni imbuga itoshye, zikagira imirinda nkuba igihe haje icyago, ku buryo nta cyangiza ubuzima bw'umuturage. Si ibyo, bakomeje
bavuga yuko bagomba kuba bafite umuyobozi ufite impamyabumenyi yo muri teolojiya. Umuyobozi wese agomba kuba ayifite, apana kwigisha ibyo atazi ugasanga ayobeje umubare munini w'abanyarwanda. Leta y'u Rwanda yakomeje ivuga yuko yiteguye gufungurira mbene abo ngabo bazuzuza ibyo ngibyo, nta kabuza bagomba gufungurirwa bagasenga, dore ko n'ababyujuje na n'ubu bagisenga batigeze bahagarikwa imirimo yabo nk'uko byari bisanzwe. Perezida wa Repubulika nk'uko yari ari mu nama yavuze yuko atazigera yihanganira abapasiteri b'imitwe. Aravuga ati abapasiteri b'imitwe bashaka kuzayobya abantu ntabwo azigera abihanganira, ahubwo bagomba kujya bigisha abantu ibijyanye n'uburyo bakwiteza imbere, ntibabatinze mu byo kwemera cyangwa ibitangaza by'Imana. Icyo gihe yakomeje avuga ko hari abajya babwira abantu ko bagiye kubigisha ngo bace karande, agahita bavuga ati hari abasenya umuryango nyarwanda, ugasanga hari ufashe umupasiteri afashe umugore aramubwira ati umugabo si uwawe cyangwa abana cyangwa ngo ari guca karande. Yakomeje avuga ko abo ngabo batazigera abihanganira. Akomeza nanone avuga yuko abantu bagomba kuyoborwa n'umutima muzima. Murakoze, ibyo nibyo twabagezagaho. Ibisabwa murabyumvishe. Urusengero rugomba kugira ibikorwa remezo biteza abaturage imbere cyangwa abakristu cyangwa abasengeramo, ndetse rukaba ari urusengero rwujuje ibisabwa nk'uko twabibabwiye. Murakoze, mugira amahoro. Nimba utari wakora subscribe, twagusaba kugira ngo ukore subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubasha kubana muri ibi bihe byiza by'amakuru. Murakoze.